Muraho neza, murakaza neza ku Muhanda Academy, njye nitwa Samuelson Mukiza. Muri iyi video tugiye gukosora ibibazo byabajijwe uyu munsi. Wowe icyo usabwa ni ugushaka aho wandika igisubizo wahisemo kuri buri kibazo, ubundi tubwire amanota wagize muri iki kizamini muri comment, kugira ngo kandi amasomo yacu ujye uhita uyabona uko tuyashyizeho. Kanda subscribe kugira ngo nidushyiraho isomo ujye uhita uribona ako kanya. Muduhe ibitekerezo muri comment ndetse dusharinge iyi video kuri bagenzi bacu bitegura gukora ikizamini cya provisoire vuba aha ngaha. Ndetse kandi niba ushaka kode yo gukoreraho ikizamini cya provisoire icyo ari cyo cyose, cyangwa wifuza kwiga amategeko y'umuhanda online, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 079 025 30 29 079 025 30 29. Murakoze cyane rero, reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere rero kirabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari hatabariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira: A. aba yera cyangwa asa n'umuhondo imbere. B. aba ari umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kadusubiremo: amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari hatabariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira: A. aba yera cyangwa asa n'umuhondo imbere. B. aba ari umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hitamo igisubizo cy'ukuri muri ibi bibazo uko ari 4, ubundi ucyandika ahandi twumvikanye ko ugomba kuba ufite aho kwandika, ubundi ugaruke hano urebe igisubizo cy'ukuri. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C. Ni ukuvuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ayo matara aba yera cyangwa se n'umuhondo imbere, aba yera cyangwa se n'umuhondo imbere, ndetse akaba ari umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Imbere aba yera cyangwa se n'umuhondo, naho inyuma akaba ari umutuku cyangwa umuhondo. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo ni C. Ikibazo cya kabiri rero kirabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira: A. amatara ndanga. B. amatara ari imbere mu modoka. C. amatara ndangaburumbarare. D. ibisubizo byose nibyo. Hano ni ukuvuga ngo icyo bari kutubaza ubwoko bw'amatara umuntu ashobora guhindura agashyiraho amatara ashaka ku kinyabiziga cye. Hano rero urahitamo muri ibi bisubizo uko ari 4, uhitemo igisubizo cy'ukuri. Nizere ko wacyanditse ku ruhande kugira ngo uze kubona uko wikosora.
Hano rero igisubizo cy'ukuri ni B. Ni ukuvuga ngo amatara ari imbere mu modoka, nyiri ikinyabiziga cyangwa ukoresha ikinyabiziga yemerewe kuyahindura agashyiramo amatara yose y'ubwoko bwose ashaka. Ikibazo cya gatatu rero kirabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni A. kilometero 50 mu isaha, B. kilometero 40, C. kilometero 30. D. nta gisubizo cy'ukuri. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni uwuhe? Hitamo neza hagati ya biriya bisubizo uko ari bine, ubundi wandike igisubizo cyawe ku ruhande kugira ngo uze kwikosora. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni kilometero 50. Ikibazo cya kane kirabaza ngo za autobisi zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri amyasa. Kuvuga ngo bisi zagenewe gutwara abanyeshuri zigomba gushyirwaho amatara abiri amyasa, rimwe riri imbere irindi riri inyuma kugira ngo zerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Rimwe rigomba kuba riri imbere kuri bisi, irindi inyuma kugira ngo bereke abantu ko bagomba kwitonda cyangwa se kwerekana ko izo modoka zihagaze. Rero ayo matara agomba kumurika muri metero 100 muri buri ruhande rw'aho zihagarara agira amabara akurikira. Ayo matara ashyirwa kuri izo bisi aba agomba kumurika muri metero 100 muri buri ruhande rw'aho izo modoka zihagarara. Ayo matara agira amabara akurikira. Ni ayahe mabara aranga ayo matara? Aranga ayo matara ni ayahe mabara ayo matara agira? A. ni umweru, B. ni umuhondo, C. ni icunga rihishije, D. byose ni ibisubizo by'ukuri. Hitamo neza igisubizo cyawe ubundi ucyandike ku ruhande, uze kugaruka urebe neza ko igisubizo wahisemo ari cyo cy'ukuri. Fata pause niba utacyumvise neza cyangwa usubize inyuma ubanze wongere ucyumve neza ubone guhitamo wumvise neza ikibazo. Hano rero ayo matara ashyirwa kuri za autobisi zitwara abanyeshuri aba agomba kugira ibara risa n'icunga rihishije. Igisubizo hano ni C. Igisubizo hano ni C. Aba agomba kugira ibara risa n'icunga rihishije. Igisubizo ni C. Twakomeje n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? Ni icyapa cya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. A. iki cyapa gisobanura umuhanda uzenguruka. B. ese gisobanura igice cy'umuhanda uzenguruka. C. aho banyura bazengurutse. D. ibisubizo byose nibyo. Hitamo neza witegereze, ufate pause wongere witegereze. Ese iki cyapa gisobanura iki? Andika igisubizo cyawe ku ruhande uze kugaruka urebe igisubizo wahisemo ubundi urebe neza ko ari cyo cy'ukuri. Hano rero igisubizo ni C. Iki cyapa gisobanura aho banyura bazengurutse. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi gifite ubuso bw'amabara akurikira. Icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi gifite ubuso bw'amabara akurikira. A. umweru, B. umukara, C. umutuku, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi gifite ubuso bw'irihe bara?
twibukiranya ko icyo bita ubuso hari icyo bita ikirango, hari n'icyo bita ishusho y'icyapa ndetse n'umuzenguruko. Nk'iki cyapa dukurikije nk'iki cyapa kiri ku kibazo cya gatanu, ishusho ni mpande eshatu, naho umuzenguruko ni hariya hari mu ibara ry'umutuku, ubuso tukavuga ko ari buriya buri mu ibara ry'umweru, noneho ikirango kikaba ari kiriya kiri mu ibara ry'umukara. Ubwo rero tugarutse ku kibazo cya gatandatu, bari kutubaza noneho icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi, kiba gifite ubuso bw'amabara akurikira. Turashaka kumenya icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi, ubuso bwacyo ibara kiba gifite. Ese ni umweru, ese ni umukara, ni umutuku, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hitamo neza, ubundi wandike igisubizo cyawe ku ruhande, ugaruke wongere urebe igisubizo cy'ukuri. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A. Ni ukuvuga ngo icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi kiba gifite ubuso bw'ibara ry'umweru, Muri video yacu ishize ndakeka iki cyapa cyari kirimo, yirebe rwose, ubundi witegereze neza iki cyapa. Ni icyapa gifite ishusho y'uruziga, kikagira umuzenguruko w'umutuku, umuzenguruko utukura, ndetse n'ubuso bw'umweru aribwo batubazaga. Kiri muri video yacu ishize twakoze ubushize, wakireba ubundi ukakimenya. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira. Iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye mu ruhande rw'umuhanda: A. Amatara magufi. B. Amatara ndangaburumbarare. C. Amatara yo guhagarara umwanya munini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Dusubiremo: amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda: A. Amatara magufi. B. Amatara ndangaburumbarare. C. Amatara yo guhagarara umwanya munini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Itegereze neza, ufate pause, wongere usome ikibazo neza, ucyumve neza, ubundi ubone guhitamo hagati y'ibisubizo uko ari 4. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Ni ukuvuga ngo ayo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. N'amatara yo guhagarara umwanya munini niyo matara ashobora kuyasimburwa iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiriramo iyo ageze aho banyura bazenguruka? Ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiriramo iyo ageze aho banyura bazenguruka? A. Ibumoso. B. Ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. C. Iburyo cyangwa ibumoso. D. Iburyo. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze muri rompuwe winjirira mu kihe cyerekezo? Hano urahitamo igisubizo cy'ukuri, ubundi ucyandike ku ruhande uze kureba ko ari cyo gisubizo nyacyo. Hano rero igisubizo ni D. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda turabizi ko dutwarira mu ruhande rw'iburyo, niyo dutwarira mu ruhande rw'iburyo rero ubwo no kwinjira muri rompuwe
ugomba kwinjira mu cyerekezo cy'iburyo, ugomba kwinjira iburyo. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Haya twitegereje neza turabona ishusho y'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. Ese kiriya gice cy'ibumoso nko mu Rwanda ko tugendera mu gice cy'iburyo, kiriya gice cy'ibumoso kidufasha iki? A. Kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. Kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. B. Kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. C. Hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. D. Gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Hitamo neza. Ese kiriya gice cy'ibumoso kidufasha iki? Ese ni A. Kidufasha kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. Ese ni B. Kigufasha kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. Ese ni C. Hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. Cyangwa ni D. Kiriya gice cy'ibumoso kidufasha gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Hitamo neza ucyandike ku ruhande uze kubona uko wikosora. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Kiriya gice cy'umuhanda cy'ibumoso kidufasha kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Twakomeje n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. A. Ubururu. B. Umweru. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri. Hitamo neza muri ibi bisubizo uko ari 4. Icyapa cyerekana ko umuhanda bari kuwuyobya, ese kiba gifite ubuso busa gute? Ubuso bw'irihe bara? Hitamo hagati y'ibyo bisubizo uko ari 4 ubundi wandike igisubizo cyawe ku ruhande. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Bigaragazwa icyo cyapa kiba gifite ubuso bw'ibara ry'ubururu. Twakomeje n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro n'igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga uri mu ntera ya. A. Metero 50. B. Metero 100 nibura. C. Metero 150 nibura. D. Metero 200 nibura. Ni ukuvuga ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya metero. A. Ese ni metero 50. B. Ese ni metero 100. C. Ese ni metero 150 cyangwa ni metero 200. Hano igisubizo cy'ukuri ni D. Ni ukuvuga ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya metero 200 nibura. Ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? Ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? Ni iyihe feri? A. Ese ni feri y'urugendo. B. Ese ni feri yo gutabara. C. Ese ni feri yo guhagarara umwanya munini cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hitamo muri ibi bisubizo uko ari 4. Ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo,
uko imodoka yaba yikoreye kose yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Hitamo muri ibyo bisubizo uko ari bine. Niba ari feri y'urugendo, yo gutabara, yo guhagarara umwanya munini, cyangwa se niba muri biriya bisubizo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano iyo feri ni feri y'urugendo. Feri y'urugendo ni ya feri y'ikirenge, niyo feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Ni feri y'urugendo. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo iyandikwa ry'ibinyabiziga by'abantu bikorera ku giti cyabo cyangwa ibya za ambasade cyangwa imiryango ifite ubusonerwe nk'ubwa za ambasade no ku bakozi b'izo za ambasade n'iyo miryango risabwa ibiro by'imisoro. Ese iyo ari gishya iryo sabwa riherekezwa n'ikihe cyemezo? A. Icyemezo gitangwa na polisi. B. Icyemezo cy'uwagikoze cyangwa cy'uwagicuruje. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo iyandikwa ry'ibinyabiziga by'abantu bikorera ku giti cyabo, umuntu wikorera ku giti cye ugiye kwandikisha ikinyabiziga, cyangwa ibinyabiziga bya za ambasade cyangwa imiryango ifite ubusonerwe nk'ubwa za ambasade bishyikirizwa ibiro by'imisoro. Iryo yandikwa risabwa ibiro by'imisoro. Ese iyo icyo kinyabiziga ari gishya iryo saba riherekezwa n'ikihe cyemezo? Ese ni A. Ni icyemezo gitangwa na polisi y'igihugu. Ese ni B. Ni icyemezo cy'uwagikoze cyangwa cy'uwagicuruje. Cyangwa A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa se nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nizere ko wahisemo igisubizo cyawe kugira ngo uze kubona uko wikosora. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Icyemezo umuntu ajyana agiye kwandikisha ikinyabiziga cye mu biro by'imisoro ni icyemezo cy'uwakoze ikinyabiziga cyangwa cy'uwagicuruje. Igisubizo hano cy'ukuri ni B. Icyemezo cy'uwagikoze cyangwa cy'uwagicuruje. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira A. Umuyobozi, B. Umuherekeza, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki kibazo bakunze kukibaza cyane, akenshi gikunda kuza ari ikibazo cya mbere, rero nizere ko ari ikibazo cyakoroheye cyane. Ni ikibazo cyoroshye cyane. Iki nicyo kintu cya mbere ugomba kuba uzi nk'umuntu uri kwiga amategeko y'umuhanda. Ese ikinyabiziga cyose kigomba kugira iki? Kigomba kugira umuyobozi, kigomba kugira umuherekeza, cyangwa se kigomba kugira umuyobozi n'umuherekeza, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hitamo neza, wandike igisubizo cyawe ku ruhande, uze kugaruka urebe igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo ni A. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira umuyobozi. Igisubizo ni A. Twakomeje n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza ngo umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa mu muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa mu muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. A. Inkombe mpimbano z'umuhanda. B. Ahahagararwa umwanya muto n'umunini. C. Ahanyura abayobozi b'amagare. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa mu muhanda kugira ngo ugaragaze ibikurikira. Inkombe mpimbano z'umuhanda, yo ni A. B. Ahahagararwa umwanya muto n'umunini. C. Ahanyura abayobozi b'amagare. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika igisubizo cyawe ku ruhande, ubundi uze kureba ko iki kibazo wagikoze. Hano rero umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa mu muhanda kugira ngo ugaragaze inkombe mpimbano z'umuhanda. Igisubizo ni A. Igisubizo hano ni A. Umurongo ugaragaza inkombe mpimbano z'umuhanda. Twakomeje n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo
iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni kilometero 25 mu isaha, iyo ni A. B. Kilometero 70 mu isaha. C. Kilometero 40 mu isaha. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hitamo hagati y'ibyo bisubizo uko ari bine. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni kilometero zingahe? Fata pause ubanze ubitekerezeho ndetse ubanze wibuke neza kugira ngo uze gusubiza igisubizo cy'ukuri. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kiri muri biriya bisubizo uko ari bitatu, kuko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki ubundi iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki ni kilometero 80 mu isaha. Twakomeje n'ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kirabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? A. Kongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko wari uriho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata feri. Ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? A. Ese wakongera umuvuduko. B. C. Wagumana umuvuduko wari uriho. C. Wakitegura guhagarara cyangwa wafata feri. Hitamo igisubizo cy'ukuri muri ibi, ucyandike ku ruhande uze kureba igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Ni ukwitegura guhagarara. Ibara ry'umuhondo mu bimenyetso bimurika rimenyesha kwitegura guhagarara. Twakomeje n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano? Ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano? Twitegereze neza iyo foto. Harimo umunyegare uri mu gisate cy'iburyo ugiye kumunyuraho. Ese wowe ugiye kumunyuraho wamunyuraho gute? Ni gute wanyura kuri uyu munyegare uri kubona kuri iyo foto? A. Aha umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho. B. Atarenze umurongo wera ucagaguye. C. Arenze umurongo wera ucagaguye. D. Nta kurenga iyi mirongo yombi. Ni ukuvuga ngo ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano? Ese yamunyuraho? Ese hano umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho? Iyo ni A. Ese yamunyuraho atarenze umurongo wera ucagaguye? Iyo ni B. Ese yamunyuraho arenze umurongo wera ucagaguye? Iyo ni C. Cyangwa nta kurenga iyi mirongo yombi? Iyo ni D. Hitamo neza ucyandike igisubizo cyawe, ucyandike ku ruhande uze kureba ko ari cyo gisubizo cy'ukuri. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C. Ni ukuvuga ngo umuyobozi, wowe niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukaba ushaka kunyura kuri uyu munyegare, wamunyuraho urenze umurongo wera ucagaguye. Igisubizo cy'ukuri ni C. Twakomeje n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo imyaka fatizo ku bayobozi b'ibinyabiziga biri mu nzego C, D, E na F ni. Imyaka fatizo ku bayobozi b'ibinyabiziga biri mu nzego C, D, E na F ni. A. Ni 25. B. Ni 21. C. Ni 20. D. Ni 18. Hitamo neza muri ibi bisubizo uko ari bine igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Ni imyaka 20. Imyaka fatizo ku bayobozi b'ibinyabiziga biri mu rwego C, D, E na F ni imyaka 20. Igisubizo cy'ukuri ni C. Twakomeje ku kibazo cya 20 aricyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga,
twakomeje ku kibazo cya 20. Ikibazo cya 20 kibaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. A. Ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ibinyabiziga bikora ku mihanda. C. Ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hitamo neza. Ese ni ibihe binyabiziga bitarebwa na ririya tegeko rivuga ko amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi? Ese ni ibinyabiziga ndakumirwa? Iyo ni A. Ese ni ibinyabiziga bikora ku mihanda? Iyo ni B. Ese ni ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10? Cyangwa A na B ni ibisubizo by'ukuri? Iyo ni D. Andika igisubizo cyawe ku ruhande, ufate pause ubanze usome neza iki kibazo kugira ngo ucyumve neza ubundi ubone gusubiza. Hano igisubizo cy'ukuri ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bitarebwa n'iri tegeko rivuga ko amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kuba yohereza ijwi ry'injyana imwe kandi ridacengera amatwi ni ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Nibyo binyabiziga bitarebwa na ririya tegeko. Reka nshimire buri umwe twabanye kuva iyi video itangira kugeza dusoje. Nizere ko wikosoye, wabonye amanota wabonye kuri 20, twandikiye muri comment amanota wabonye, ndetse kandi tubibutsa ko wifuza ko ugiye gukorera ikizamini icyo ari cyo cyose watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 079 025 30 29 079 025 30 29.